Muraho neza nshuti muvandimwe, ndagusuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha. Uyu munsi Imana iduhaye amahirwe, tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo impamvu urukundo rw'Imana rutuma itubuza kurya inyama, umugabane wacyo wa kabiri. Ubushize twize umugabane wa mbere, uyu munsi tugiye gukomereza ku mugabane wa kabiri. N'ubundi igihe tugiye kukigana nitwa Majabu Areruya Tito. Mbere yo gutangira rero icyigisho cyacu, mureke dusenge. Mana yacu ikomeye igira neza, turagushimiye cyane ko udukunda kandi uhora uduha amahirwe kugira ngo twige ijambo ryawe. Reka Umwuka Wera akomeze kudusobanurira kandi adushoboze gushyira mu bikorwa ibyo twiga, kugira ngo turusheho kugira umwiteguro ukwiriye wo kuzagusanganira ubwo uzaba ugarutse. Tubigusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero ibyo tugiye kurebera hamwe mu ncamake ni ibi ngibi. Mbese inyama zikabura umubiri? Mbese ni ryari Imana itumva isengesho ryacu rigisaba kudukiza indwara? Mbese birashoboka ko byaterwa n'amahitamo yacu yo gukomeza kwirira inyama? Mbese abayobozi babwiwe iki ku kwirinda kurya inyama? Ubundi se byari bikwiriye gutora umuyobozi wirengagije umucyo udusaba kutarya inyama? Ni ubuhe buryo bwiza twamenyesha abo twasuye ko tutarya inyama? Mbese abaganga barya inyama bakwiriye kwemererwa gukora mu bigo by'itorero ryacu? Reka turebe icyo Uwiteka Imana yabivuzeho mu mwuka w'ubuhanuzi. Nk'uko nabibabwiye ubushize, turaza n'ubundi gukoresha igitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya. Ni igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Turaza kwifashisha rero ingingo zacyo zitandukanye. Ntabwo nza kwibanda cyane kuri paje kuko ibitabo bitandukanye biba bifite paje zitandukanye, ariko dufite amahirwe y'uko kino gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya cyanditse mu buryo bw'ingingo zikurikirana, guhera ku ngingo ya mbere ugakomeza. Ubwo rero uramutse ufite icyo gitabo, yaba ari ingeri iyo ari yo yose yasohotse mu wuhe mwaka cyangwa se uyu nguyu, yaba ari igitabo gifatika cyo mu ntoki cyangwa se kiri soft cyo kuri mudasobwa cyangwa kuri telefone, ni ukugenda ukareba iyo ngingo, ugahera ku ngingo ya mbere ukagenda uzamuka ukageza ku ngingo navuze tugezeho, uhita ugera neza kuri ya magambo turaba turimo turifashisha. Niyo mpamvu mutari buze kumva ngenda mvuga paje, ahubwo ndagenda mvuga ingingo, kuko igitabo cyose waba ufite urebye iyo ngingo urahita uyigeraho. Ubwo rero Umwuka Wera abane natwe kandi arushaho kudusobanurira. Tugiye guhera mu gitabo cy'Inama ku mirire n'ibyo kurya, ingingo ya 705. Tugiye kwiga umutwe w'amagambo uvuga ngo inyama ni ikiribwa gikabura umubiri. Iyo umuntu ahagaritse kurya inyama, akenshi yumva umubiri ufite intege nke, nta mbaraga ufite. Benshi bihutira kumva ko umubiri wabo ukeneye inyama. Nyamara icyo ni igihamya ko inyama ari ikiribwa gikabura umubiri, kigateza umuriro mu maraso, maze imyakura igahaguruka. Bikomerera ndetse bamwe kuzireka kuruta uko umusinzi yareka ikirahure cy'inzoga. Nyamara iyo bakomeje kwihangana, basanga ko impinduka ari nziza ku buzima bwabo. Aya ngaya ni amagambo akomeye cyane. Bitewe n'uko inyama nazo zikabura umubiri, nk'uko ikawa nayo ikabura umubiri, icyayi n'insenda n'ibindi bintu bitandukanye, ibasha nayo kubata umuntu ikamugira imbata, ibyo bita mu rurimi rw'amahanga addiction. Bityo rero ngo bamwe birabagora cyane kuzireka cyangwa se kurekeraho kuzirya, kurenza uko umusinzi byamugora kureka ikirahure cy'inzoga. Ariko ngo iyo abantu bakomeje gushikama bagahangana n'icyo kigeragezo, bageraho bakabibasha kandi ngo bakabona impinduka ari nziza ku buzima bwabo. Kubera iki rero gukabura umubiri bigira ingaruka zikomeye ku mubiri? Hano ijambo ry'Imana ritubwiye ko gukabura umubiri bituma amaraso ashyuha kandi bigatuma imyakura ihaguruka, kandi nyuma yaho birangira umubiri ucitse intege. Tugiye gukomereza ku ngingo ya 706 mu gitabo cy'Inama ku mirire n'ibyo kurya. Nawe yaranditse ati, inyama kandi zangiza ubuzima. Ingaruka zazo zo gukabura umubiri ni igihamya gihagije cyerekana ko zidakwiriye gukoreshwa.
kandi kuba ku isi yose basanga amatungo afite uburwayi birushaho gutuma umuntu azigirira impungenge, zitera uburyaryate mu myakura, zigateza ibizongamubiri aribyo byitwa ibyifuzo by'imbere mu mubiri, bigatuma ibyo byifuzo bihaguruka, bityo ibyifuzo bibi bigahabwa intebe. Ni ukuvuga ngo inyama zituma ibyifuzo bya kamere bibyuka, bigatuma umuntu atabasha kurwanya kamere ngo ayitsinde bitewe n'uko yimitse umuco wo kurya inyama. Dukomeje ku ngingo yo muri icyo gitabo ya 707, Elinaweti yaranditse ati: natangajwe n'amagambo yanyu, muvuga mukomeje ko iyo muriye inyama zibongerera imbaraga, kuko muramutse ubwanyu mutarebwa n'icyo kibazo, intekerezo zanyu zabereka ko iyo mirire y'inyama idafitiye umubiri wanyu akamaro kenshi nk'uko mubyibwira. Muzi uburyo mwabasha gusubiza umuntu wabaswe no kunywa itabi. Niba abaye ashaka kwisobanura, yakoresha imvugo nk'iyo mukoresha musobanura impamvu mukomeje kurya ibyo kurya by'amatungo yapfuye. Intege nke mugira igihe mwaretse kurya inyama ni kimwe mu bihamya bikomeye mbasha kubereka kugira ngo mbemeze ko mugomba kuzireka. Abarya inyama bumva zibateye akanyabugabo igihe bamaze kuzirya, maze bakemeza ko zibatera imbaraga. Iyo umuntu aretse kurya inyama, ashobora kumva mu gihe runaka ko umubiri ufite intege nke, ariko igihe umubiri we umaze kubonera ugakira ingaruka z'iyo mirire, ntiyongera kumva izo ntege nke, maze akareka kongera kwifuza icyo yumvaga ko ari ingirakamaro mu kongerera imbaraga umubiri we. Icyo ni ikimenyetso gikomeye kiranga ko inyama zikabura umubiri, nk'uko hano bari kubisobanura, umwuka w'ubuhanuzi abisobanura. Ndetse uretse n'inyama, n'ikindi kintu cyose ukora cyangwa se ukoresha, urya cyangwa se unywa kugira ngo kigutere imbaraga zindi zidasanzwe, ndetse wakireka ukumva ucitse intege, icyo kintu cyose kiba gikabura umubiri. Ni ikimenyetso gihagije cy'uko icyo kintu uba ugomba kukireka. Ni ikintu cyangiza umubiri, kirwanya umubiri, kandi gifite ingaruka mbi ku by'umubiri, iby'umwuka ndetse n'iby'ubwenge. Dukomeje rero icyo umwuka w'ubuhanuzi yavuze, tugiye gukomeza ku ngingo noneho ivuga ngo igihe isengesho ryo gukiza ritagira umumaro. Abantu benshi bararwara, kandi akenshi ugasanga ni indwara ubwabo bikururiye, ariko bakajya imbere y'Imana basaba ngo ibakize indwara. Mbese Imana yabivuzeho iki ibyo ngibyo? By'umwihariko igihe bifitanye isano no kwica amategeko y'ubuzima, harimo kurya inyama. Ku ngingo ya 713 muri iki gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, Imana yavugiye muri Elinaweti iravuga iti: hariho bamwe mu badivantiste b'umunsi wa karindwi batita ku mucyo bahawe kuri iki kibazo, bashyira inyama mu bigize imirire yabo ya buri gihe. Ingaruka zabyo zikaba guhura n'indwara n'uburibwe bitewe n'iyo migenzereze yabo mibi, maze ugasanga basaba abagaragu b'Imana kubasengera. Nyamara se byashoboka bite ko Imana ibatabara mu gihe banga kumvira ubushake bwayo, bakanga kwemera gukurikiza amabwiriza yayo yerekeranye n'ivugurura ry'ubuzima? Mu gihe cy'imyaka 30 umucyo w'ivugurura ry'ubuzima wageze ku bwoko bw'Imana, nyamara benshi muri bo bawugize urw'amenyo. Bakomeje gukoresha ikawa, icyayi, insenda n'inyama. Imibiri yabo yuzuye indwara. Ndibaza ni buryo ki bene abangaba twabashyira imbere y'Imana mu masengesho ngo ibakize izo ndwara? Ahangaha ni ikibazo Elinaweti yibajije. Niba abantu barabonye umucyo ubwabo bagahitamo kuwanga, bagakomeza gukoresha insenda, ikawa, icyayi n'inyama n'ibindi byose bikabura umubiri, maze bakarwara indwara zitandukanye, ariko bagasanga abakuru b'itorero ngo babasabire, ndetse rimwe na rimwe ugasanga nabo abakuru b'itorero ubwabo ntabwo bita kuri ayo mabwiriza cyangwa se amategeko y'ubuzima. Mbese Imana yakumva iryo sengesho? Hano igisubizo ni uko Imana nta kintu yabikoraho. Imana ikeneye ko abantu ubwabo bakemura ikibazo bateje binyuze mu kucyitera. Tugiye gukomereza ku ngingo ya 714 muri kino gitabo. Elinaweti yaranditse ati: utugato duto dushyushye
n'inyama ntibihuye na gato n'amahame y'ivugurura ry'ubuzima. Turamutse twemera intekerezo nzima zigasimbura ibyifuzo no gukunda ibyo umubiri ushaka, ntitwakomeza kurya inyama z'amatungo yapfuye. Haba hari ikintu gishishana nko kumva, hano inote yaranditse ati, haba hari ikintu gishishana nko kumva impumuro y'inyama mu maguriro yazo. Impumuro y'inyama mbisi ntibera nziza umuntu wese ugifite ibyumviro bitangijwe n'irari ridasanzwe. Haba hari ikintu cyarusha kuba kibi nko kureba amatungo akinjwa kugira ngo aribwe. Niba uyu mucyo w'ivugurura ry'ubuzima Imana yaduhaye ukomeje kwirengagizwa, nta gitangaza izakora cyangwa se izakorera abakomeje iyo nzira yo kwikururira indwara ngo ibarindire ubuzima. Ahangaha ikintu tubonye ni ikintu gikomeye cyane, ni uko byonyine Ernest yaravuze ati kumva impumuro y'inyama mbisi ni ikintu gishishana. Umuntu wese ngo ukiri muzima ugifite ibyumviro bizima bitigeze byangizwa n'irari ridasanzwe abasha kumva ko impumuro y'inyama mbisi ubwayo irimo ikibazo. None ibintu bihumura kuriya ni gute umuntu atinyuka kubitegura nk'amafunguro akabirya? Aha nicyo bari gusobanura, ni ukuvuga ngo kuba biriya ubwabyo nta kibazo twumvamo ni icyerekana ko tuba twaramaze kugira gute kwangirika bikomeye. Ariko kandi ikindi kintu bavuze gikomeye, kureba amatungo arimo akinjwa bari kuyica kugira ngo namara gupfa tubashe kuyarya turya intumbi zayo, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Kuba nabyo ubwabyo nta kibazo bidutera ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko twangiritse bikomeye. Mu cyigisho gikurikira cya 3 tuzareba uburyo n'ubugome abantu bakorera inyamaswa bazababazwa ku munsi w'amateka. Ubwo rero hano umwanzuro batanze ni uko niba uyu mucyo w'ivugurura ry'ubuzima Imana yaduhaye ukomeje kwirengagizwa, nta gitangaza Imana izakorera abakomeje iyo nzira yo kwikururira indwara ngo ibarindire ubuzima. Niba ari indwara bikururiye bazakomeza bahangane nazo, kandi Imana ntabwo izumva gusenga kwabo. Ahubwo icyo Imana idusaba ni uguhindura iyo migirire mibi tugakurikiza umucyo Imana yanejejwe no kuduha, kandi za ndwara noneho zizakira, kandi Imana none izabasha kutwumva niba twarakosoye amakosa yacu. Tugeze ku ngingo noneho ivuga ngo abayobozi mu ivugurura ry'ubuzima. Mbese ni iki Imana yavuze ku bayobozi b'itorero? Bagomba kwitwara bate ku bijyanye n'ivugurura ry'ubuzima, by'umwihariko ku kibazo kigendanye no kurya inyama? Tugiye gusoma noneho mu ngingo ya 44. Ingingo twari dusoje haruguru ni ingingo ya 714. Ubu rero tugiye ku ngingo ya 44 muri kino gitabo Inama ku mirire n'ibyo kurya. Inoti yaranditse ati, ni ngombwa ko abagabura batanga amabwiriza yerekeranye no kugira imibereho yo kwirinda. Bakwiriye kwerekana uburyo imirire, akazi, ikiruhuko n'imyambarire bifitanye isano n'ubuzima bwacu. Abemera ukuri ko muri iyi minsi iheruka bagomba kugira icyo bakora kuri iki kibazo. Kirabareba, kandi Imana irabasaba guhaguruka bagashyira umwete mu murimo w'iri vugurura. Ntabwo Imana izishimira imigenzereze yabo nibatita kuri iki kibazo. Hano bavuze abagabura cyangwa se abapasitoro. Turakomeza turebe n'icyo yabwiye abayobozi muri rusange ndetse n'abakuru b'itorero. Ingingo ya 74 mu gitabo cy'Inama ku mirire n'ibyo kurya. Inoti yaranditse ati, twese dufite inshingano yihariye yo kunesha irari mu mirire, cyane cyane abagabura cyangwa se abapasitoro bashinzwe kwigisha ukuri. Akamaro kabo kazarushaho kuba ari ingenzi niba bategeka irari n'ibyifuzo byabo, kandi bazarushaho kugira ubushobozi mu bwenge n'intekerezo zabo nibafatanyiriza hamwe imirimo y'umubiri n'imyitozo y'ubwenge. Nibahuriza hamwe ingeso zo kwirinda hamwe n'imirimo y'umubiri n'iy'ubwenge, bazabasha gusohoza imirimo myinshi kandi barinde intekerezo zabo. Nibakomeza iyo nzira, intekerezo zabo n'amagambo yabo bizajya byisukiranya. Inshingano zabo mu by'umwuka zizagira imbaraga biruseho, kandi bigira ingaruka zikomeye ku bumva amagambo yabo. Dukomeje n'ubundi dutarutse gato ariko tugakomeza kuri ino ngingo ya 74, baranditse bati, baba bishuka igihe bashaka kugerageza umugabura bamuha ibyo kurya bizanira ibibazo umubiri.
ni igihe umugabura yasuye abantu cyangwa se umupasitori yasuye abantu, nabo bakamugerageza bamutegurira inyama nk'ifunguro ryo kwitegura umushyitsi. Ariko kandi ugasanga abagabura bakojeje Imana isoni, batinyutse kuzirya. Hari impano z'ingenzi zagiye zibura muri ubwo buryo bitewe no gukora umurimo w'Imana, kandi benshi nubwo bagaragara ko ari bazima, usanga babuze umugabane w'imbaraga no gukomera mu bushobozi bw'imibiri yabo. Abagabura kurusha abandi bantu bose bakwiriye kuzigama imbaraga z'ubwonko n'imyakura yabo. Aha ngaha Ellen White arerekana ko abagabura by'umwihariko abapasitora biyeguriye gukora umurimo w'Imana bagomba kurinda ubuzima bwabo cyane ndetse no kurenza abandi bantu bose bitewe n'inshingano Imana yabahaye yera ikomeye kuruta nanone iz'abandi bantu bose. Ellen White yarakomeje ati bagomba kwirinda ibyo kurya n'ibyo kunywa byose bifite imbaraga zo guteza ubwiyabirire cyangwa gukabura imyakura y'umubiri. Kwikanga k'umubiri gukurikirwa n'indwara y'ubwihebe bukabije. Umururumba mu mirire wijimisha ubwonko kandi ugatuma intekerezo zigira ibibazo no guhuzagurika. Nta muntu ushobora kugira icyo ageraho mu by'umwuka igihe cyose atarubahiriza gahunda idakuka yo kwirinda mu mirire. Imana ntishobora kwemera ko umwuka wayo muziranenge abana n'abantu bakomeza kwinangira, baca intege imibiri n'intekerezo zabo, mu gihe bagombye kuba bazi neza ibyo kurya bakwiriye gufata kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ku ngingo ya 715 Ellen White yaranditse ati abagabura n'ababwiririsha ubutumwa ibitabo byacu bagomba kugendera munsi y'ibendera ryo kwirinda kuzuye. Ntimukagire isoni zo kuvuga ngo murakoze sindya inyama, mfite impamvu zituma ntarya inyama z'amatungo yapfuye. Niba babahaye ikawa muyange, mwerekane impamvu zibatera, mubasobanurire ko ikawa yica umubiri kandi ko nubwo ikabura umubiri umwanya runaka, inkurikizi zo gucika intege zumvikana mu mubiri. Hano bari kuduha urugero rwiza rw'uburyo tugomba guhakana ibyo duhawe mu gihe bidahuje n'umucyo twahawe cyangwa se twizera. Ni uburyo bwiza kandi butuma uwo duhakaniye abasha nawe kugira icyo akuramo cyangwa se agakuramo icyigisho. Ntabwo tugomba kugira isoni, tugomba kuvuga tuti sindya inyama, mwakoze kuzitegura ariko sindi buzirye. Impamvu ibintera ni iyi ngiyi, ukayigaragaza. Ibyo bizatuma abantu bamenya ukuri, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamenya ukuri, ukuri niko kuzababatura. Nta bundi bubata bavuga, ni ububata bw'icyaha, ni ububata bwo gutwarwa n'irari rya kamere rigenda ridukurikirana buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Dukomeje rero tugiye gukomereza ku ngingo ya 716, dukomeze turebe ibyo Imana yabwiye abayobozi, abagabura, abakuru b'itorero ndetse n'abandi bayobozi b'itorero muri rusange ku bijyanye n'umucyo wo kwitungira amagara. Ellen White yaranditse ati ingingo ya 716, nk'intumwa z'Imana mbese ntidukwiriye gutanga ubuhamya bukomeye buvuguruza irari ribi n'umururumba? Dusimbutse gato tugakomeza, Ellen White yaranditse ati Imana yaduhaye amatunda n'ibinyampeke byinshi ku buryo twajya tubitegura bikagirira akamaro umubiri kandi tukabikoresha mu buryo bukwiriye. None se ni kuki abantu bakomeje guhitamo kurya inyama? Mbese koko twabasha kugirira icyizere abagabura bategura ku meza inyama maze bakifatanya n'abandi kuzirya? Iki kibazo kirakomeye cyane. Mbese ni kuki abantu bakomeje guhitamo kurya inyama? Mbese koko twabasha kugirira icyizere abagabura cyangwa se abapasitoro bategura ku meza inyama maze bakifatanya n'abandi kuzirya? Ingingo ya 718, ku byerekeranye n'inyama twese tubasha kuvuga duti reka tuzireke, kandi tubasha twese gutanga ubuhamya bwo kwirinda ikawa n'icyayi, tukirinda kutazongera kubinywa. Bikoresha umubiri nabi, bikangiza ubwonko hamwe n'izindi ngingo z'umubiri. Hano Ellen White yagaragaje ko rwose dukwiye no kugirira amakenga umugabura cyangwa se umupasitoro ubasha kwirengagiza umucyo wo kutarya inyama agakomeza kuzirya, ndetse no ku meza ye mu rugo agakomeza akazirya. Ntitwakamugiriye icyizere. Ni ukuvuga ngo niba binakorwa ntibikwiriye. Uwo mugabura aba asabye ubutumwa bwiza kandi ntabwo aba ari guhagararira neza umucyo dufite nk'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, by'umwihariko umwuka w'ubuhanuzi.
Inoti yarakomeje arandika ati abizera b'amatorero yacu nibareke irari ryose ryo kwikunda. Ifaranga ryose rikoreshejwe mu kugura ikawa, icyayi n'inyama riba rirenze kujugunywa, kuko ibi bintu birwanya iterambere ry'imbaraga z'umubiri, intekerezo n'umwuka. Ano magambo arakomeye cyane. Ifaranga ryose rikoreshejwe mu kugura ikawa, icyayi n'inyama riba rirenze kujugunywa, kuko ibi bintu birwanya iterambere ry'imbaraga z'umubiri, intekerezo n'umwuka. Bivuze ngo rero niba ukoresheje amafaranga yawe ukayagura ikintu kiri bukwangize, ayo mafaranga uba uyangije cyane kurenza uko wanayajugunya. Muri make iyaba wayajugunyaga byaba byiza kurushaho kurenza uko wayagura ibyo bintu biri bukwangize, noneho bigatera n'izindi ngaruka mbi uri buze gusigarana. Tujye gukomereza ku ngingo ya 782. Umurimo wo kwigisha mu by'ivugurura ry'ubuzima werekana iterambere n'intambwe y'ingenzi igamije gukangura umutimanama wa muntu ku nshingano ze. Iyaba abagabura bitaga cyane ku guteza imbere uyu murimo mu byiciro byabo byose binyuranye, bagakurikiza umucyo Imana yatanze kuri iyo nsanganyamatsiko, haboneka ivugurura risesuye mu mirire, iminywere n'imyambarire. Ariko bamwe barwanyije iterambere ry'ivugurura ry'ubuzima. Byatumye abizera basubira inyuma bitewe no kuba ba ntibindeba, ndetse bitewe no kuba abarwanya umurimo, abawerekana nabi cyangwa abawusekesha bo ubwabo, kimwe n'abandi bantu benshi bahuye n'indwara zibageza kure, ariko habura n'umwe ubikuramo isomo ngo arusheho gutekereza neza. Aya ni amagambo ababaje. Ugasanga abavuga ko bahagarariye ukuri, abigisha ukuri, abayobozi b'itorero ndetse n'abandi bizera bose basobanukiwe n'umucyo, ugasanga kugira ngo bawushyigikire kandi batume n'abandi bose babasha kuwugenderamo, bari gutuma umurimo w'Imana usekwa, cyangwa se bakaberekana nabi ndetse bagaca n'abandi bizera intege. Umusaruro uvamo hano nk'uko babigaragaje ni uko birangira abantu badaha agaciro ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka w'abahanuzi. Tugeze ku yindi ngingo ikomeye cyane ivuga ngo kunanirwa gukurikiza ivugurura ry'ubuzima bituma umuntu aba udakwiriye gukora umurimo. Kwa kundi tujya mu nama ndanga tugatora abayobozi b'itorero, Imana idufashe kugira ngo n'uyu mucyo tujye tuwuzirikana. Imana yagaragaje ko umuntu unanirwa gukurikiza ivugurura ry'ubuzima bituma aba udakwiriye gukora umurimo. Ntabwo ari amagambo yanjye, ahubwo tugiye kubisoma mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, ingingo ya 782. Ni kuki bamwe muri bene data mu murimo bagaragaza ubushake buke mu murimo w'ivugurura ry'ubuzima? Ni uko ibyigisho byo kwirinda muri byose bibangamira imikorere yabo irangwa n'irari. Ndasubiramo, ni kuki bamwe muri bene data mu murimo bagaragaza ubushake buke mu murimo w'ivugurura ry'ubuzima? Ni uko ibyigisho byo kwirinda muri byose bibangamira imikorere yabo irangwa n'irari. Aya ni amagambo ababaje, impamvu abantu usanga batumvira amategeko y'ubuzima, ntibanayaha agaciro, ntibanashishikarire kuyashyira mu bikorwa, kandi ngo basenge bizere ko Imana yabashoboza kuyakurikiza. Ni uko bibangamira irari ryabo ribi, niryo bimitse, niryo bifuza kwigumanira, rikabayobora. Niyo mpamvu batesha agaciro uyu mucyo. Ariko Ernest yaranditse ati, mu bice bimwe ibi byabaye intambamyi ikomeye yatumye abizera bacu badashaka gusobanukirwa no gushyira mu bikorwa no kwigisha iby'ivugurura ry'ubuzima. Nta muntu ugomba kwerezwa kuba umwigisha w'abizera mu gihe imyigishirize ye cyangwa urugero atanga binyuranye n'ubuhamya Imana yahaye abagaragu bayo ku byerekeranye n'imirire, kuko ibyo byazana umuvurungano. Ukudaha agaciro k'ivugurura ry'ubuzima bituma adakwiriye kuba intumwa y'Imana. Aya ngaya ni amagambo akomeye cyane, ni amagambo akomeye cyane. Ni ukuvuga ngo nta muntu ugomba kwerezwa inshingano ngo ahinduke umwigisha w'abizera, ahinduke umuyobozi, ahinduke umugabura, niba urugero atanga ubwarwo runyuranye n'ubuhamya Imana yahaye abagaragu bayo ku byerekeranye n'imirire. Ibyo ngibyo ngo nta kindi bizana, ni umuvurungano, kuko abizera baravuga bati umuyobozi wacu akora ibi ngibi, ariko kandi abandi baza bakatwigisha ibi ngibi, natwe twasoma ibitabo byacu dufite tukabona harimo ibi ngibi. Biteza umuvurungano rero,
kandi ngo uko kudaha agaciro ivugurura ry'ubuzima, kandi atari ivugurura ry'ubuzima gusa, ahubwo n'undi mucyo wose dufite n'amahame y'itorero tugenderamo, niba umuntu abirwanya ndetse ntabihe agaciro ndetse ntaharanire kubishyira mu bikorwa, uwo muntu ntabwo aba yujuje ibisabwa bikwiriye gutuma atorerwa inshingano mu itorero. Ariko se niba abajya kumutora nabo ubwabo batabiha agaciro, niba abajya kumutora nabo ubwabo baratwawe no gushyira irari imbere kugira ngo ukomeze kunezeza kamere, babuzwa n'iki kumutora? Ni icyerekana ko rero ni ikibazo kiri muri rusange, kiri mu bizera, kiri mu bayobozi. Ariko niyo mpamvu Imana iba yishimiye kuduha uno mucyo, kugira ngo twongere tuzirikane icyo Imana itwifuzaho. Tugiye gusoreza ku ngingo ivuga ngo abaganga barya inyama. Mbese abaganga bakwiye kwitwara bate kuri uyu mucyo? Mbese ubundi abaganga bo barya inyama cyangwa se bagashishikariza abarwayi kuzirya, bo bagakwiriye guhabwa inshingano mu bigo by'itorero ryacu? Tugiye kureba ingingo ya 433 muri kino gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Iri nawe yaranditse ati: nahawe amabwiriza ko abaganga bakoresha inyama kandi bagategekera abandi kuzikoresha badakwiriye gukoreshwa mu bigo byacu, kuko bananirwa ku bushake kwigisha abarwayi kureka ikibatera uburwayi. Umuganga urya kandi agategeka abantu kurya inyama ntabwo atekereza ku ngaruka izanwa n'iyo mpamvu. Aho gukora nk'uzanzamura imibereho ngo igubwe neza, aganisha umurwayi ku buzima bwo kubatwa n'umururumba w'irari ribi bitewe n'urugero amuha. Dukomeje, Erinawuti yaranditse ati: abakora cyangwa se abaganga bakora mu bigo byacu by'ubuzima bakwiriye kuba abagorozi muri iyo gahunda ndetse no mu zindi. Benshi mu barwayi babaye indembe bitewe n'amakosa bakora mu mirire. Bakeneye kwerekwa inzira nziza, ariko se muganga urya inyama yababera urugero ate? Ku bw'ingeso ze mbi aba ashyira inzitizi mu murimo we kandi agatesha agaciro ubuhanga bwe. Aya magambo arakomeye cyane. Ntangazwa n'uburyo Imana iba yaragiye itubwira ibintu bishimangira kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niba rero muganga abasha gutanga urugero rubi, bizatuma n'abarwayi barushaho kuhazaharira ndetse barushaho no kuremba. Ariko yagakwiye kuba ari umuntu ubereka urugero rwiza, akabahishurira ukuri, uko kuri bakakugenderamo bagendera no ku nyifato cyangwa se ku cyitegererezo bagira gute bamubonaho. Ubwo rero Imana idufashe cyane kugira ngo uno mucyo Imana iba inejejwe no kuduha idushoboze kuwugenderamo, iduhe kwihana intege nke zacu zose, iduhe kwihana uburyo dukomeza gusaya mu byaha no kwirengagiza umucyo Imana iduha, ahubwo dusaba imbaraga kugira ngo Imana idushoboze kumvira umucyo Imana yishimira kuduha. Yaba abayobozi abo ari bo bose, yaba abaganga, yaba abakozi b'itorero, yaba abizera muri rusange, hari byinshi dukwiye muri kino cyigisho. Imana idushoboze kugira ngo tubashe kwishyira mu bikorwa. Twe gukomeza kuninira ijwi ry'Imana binyuze mu guhora tuninira ijwi rya Mwuka Wera, tukaninira imiburo y'ibyo twamaze gusobanukirwa neza mu mitima yacu. Muri iyo nzira niho abantu benshi bagiye basitara kugeza ubwo batuka Mwuka Wera, nuko rero Mwuka Wera akabareka akigendera burundu. Imana iturinde kujya muri iyo nzira, ahubwo uyu munsi idushoboze kumvira umucyo wo mu ijambo ryayo. Mu gusoza rero icyigisho cyacu cy'uyu munsi, mureke twubahe Imana maze dusenge. Mwami wacu, turagushimiye ko urukundo rwawe koko ruhora rubitugaragariza. Impamvu tubuza kurya inyama ni uko dukunda, utwifuriza ibyiza, maze rero ukaturinda ibibi. Ubwo waremaga Adamu na Eva wabahaye ibyiza gusa, maze ubima ibibi. N'uyu munsi nicyo ngicyo twifuriza. Uduhe kunesha umwanzi Satani ndetse n'imigozi yatubohesheje atuzirika ku irari ryacu, uduhe kuyica ndetse no kuyicika, ahubwo uduhe kurangamira iby'ijuru, ari byo dushyira mu gaciro kandi ari byo bihinduka ibikorwa byo mu mibereho yacu. Tubigusabye tubyizeye kandi tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.